Uyu mugore ureba yitwa Joanna Coates, ni umupasiteri mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Nk'uko ubibona, yari ari ku ruhimbi yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto nziza z'umweru zishinze. Inyuma ye hari itsinda rimeze nk'abaririmbyi bambaye udupira tw'umukara. Ibyinshi mu byo yavugiraga hano ku ruhimbi nibyo tugiye kurambura muri kiganiro. Benshi babifashe nko kwigaragambya, abandi babifata nk'aho itorero ry'Abadiventiste ku isi ritakigira ubuyobozi. Urihe Pastor Ted Wilson n'inteko nkuru rusange yawe? Wagiye hehe koko mu bihe nk'ibi aho ubwoko bwa Isirayeli burimo kwiyanduza? Ni iki gitumye ucecetse koko kugeza aho Abisirayeli ubwoko Imana yagushinze mu bihe nk'ibi bumeze nk'ubutakigira umwungeri? Ayo magambo yo kubaririzaho inteko nkuru rusange yatangiye gusakara by'umwihariko kuva ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu muri 2024, ubwo konferansi ya Potomac iherereye muri diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika yarambikaga ibiganza ku mugore witwa Joanna Coates ngo abe pasiteri muri iyi konferansi. Nta gihe gishize ibi bibaye. Uyu mugore Joanna ubu ni pasiteri mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kandi arashima Imana ko yaba umuyuda, umugiriki, umugabo cyangwa umugore, bose Imana yabaringanije. Kuri ubu bose bakaba baba abatambyi bakuru b'ubwoko bw'Imana. Ni ibiki byaranze Madamu Pastor Joanna Coates mu myaka 20 yari ishize akorera itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kugeza ubwo yegukanye umwanya w'upasiteri muri iri torero? Ni igiki konferanse cyangwa se field ya Potomac bagendeyeho batora Joanna ngo ahinduke umupasiteri muri iri torero? Kuki kenshi diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika ishobora kubifatwa nk'iyigenga mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi? Ubundi se kuki umugore atemerewe kuba pasiteri mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi? Byose Yesu ntiyabirangirije ku musaraba. Bitwaye iki? Mwaye ikaze muri kiganiro. Nitwa Jacques Lameke kandi ndakwakiriye muri iyi nkuru y'ubupasiteri bw'umugore witwa Joanna. Ikaze kuri Rwanda SDA HYMNS. Ikabodi ni amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 4 umurongo wa 21. Yavuzwe ubw'icyubahiro cyari gishize kuri Isirayeli, kuko abanyacyubahiro bo muri Isirayeli bari batakiriho. Umwe mu bakazana ba Eli ubwo yarimo gusamba maze kubyara baramubwiye bati, witinya, dore ubyaye umuhungu. Ntiyabasubije, ahubwo uwo mwana yari amaze kubyara yahise amwita izina ry'umubabaro wati ni Ikabodi. Aya magambo arimo arakoreshwa cyane muri iyi minsi, kuko icyubahiro cya Isirayeli y'uyu munsi gisa naho kiri kuyoyoka, kiri gushira. Ushobora kuba utari umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, cyangwa se ukaba uri umwizera w'iri torero ariko utazi impamvu bitemewe ko muri iri torero umugore aba pasiteri. Ufite ishingiro kuko ubona mu yandi madini hari ba mama pasiteri, atari uko babitira izina kuko ari abadamu b'abagabo b'abapasiteri gusa, ahubwo ari ba pasiteri koko. Mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ho ntibyemewe ko umugore yaba umupasiteri. Niko amahame burya bagenderaho hameze, kandi ndumva nta kibazo kirimo niba uyu murongo ari w'itorero ryihaye bitewe n'ukwizera kwabo. Wahita wibaza uti kuki se bitemewe kandi umwe mu bashinze itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi yari umugore witwaga Ellen Harmon cyangwa se Ellen White? Nubinyandikira itorero rigenderaho inyinshi zikaba zaranditswe n'uyu mugore. Ukibaza icyo kibazo ahubwo waba wamaze kwisubiza, kuko niba yarabaye inkingi ya mwamba mu itangira ry'iri torero ariko akaba ataritwaga Pastor Ellen White, ubwo bivuze ko na nyuma ye muri iri torero nta wundi mugore wakabyiswe, ahubwo yakageza ikirenge mu cyabwiriza ubutumwa hirya no hino nk'uko uyu mugore w'umuhanuzikazi yabikoraga. So gupfobya umugore iri torero ryakoze, kuko umugore arashoboye. Ndasuhuza we mubyeyi ukurikiye iki kiganiro. Shima Imana yakuremye ikagushyira ku isi ngo ube umubyeyi w'umuntu,
uburyo urashoboye mama, uri umunyembaraga mu bantu, uri intwari mu bandi, uri ubwiza bw'umugabo wawe, urusha cyane rwose Marie Jeanne igiciro. Dore igihe Imana yari imaze kuturema twebwe abagabo, yabonye ko niba udahari kuri twe atari byiza, maze iradusinziriza, ifata mu mibiri yacu urubavu rumwe, kandi urwo rubavu yafashe ni wowe yahinduyemwo umugore. Ubwo rero uwakugaya yaba adashima Imana. Nyamara nk'uko Imana yaremye umugabo n'umugore kandi ikabaha ibyangombwa byose, hari inshingano mushobora gukora kandi bikarekerwa gutyo kuko ariko Imana yabishatse, kimwe n'uko hari inshingano n'ababyeyi b'abamama bashobora gukora bikarekerwa gutyo kuko byashyizweho n'Imana. Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo niba bamwisi bajye buzuzanya. Ni amahirwe kuko twese twaremwe mu ishusho yayo. Rimwe mu mahame Abadiventiste bagenderaho nk'uko twabivuze, umugabo niwe wemerewe kuba umupasiteri mu itorero, ni umutambyi. Nyamara nta gihe gishize conference yitwa Potomac yo muri diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika yishyizeho umudamu witwa Joanna Coates ngo abe pasiteri. Joanna afite masters degree mu by'ubugabura yakuye muri kaminuza y'Abadiventiste ya Andrews. Uyu mugore akaba akomoka muri Australia, akaba ari umugore wa Pastor Jose Coates Jerry. Uyu mugabo we akaba akomoka mu gisekuru cy'itorero ry'Abadiventiste cya kera. Ubuyobozi bw'umugabo we bwatangiye mu 1992 i Washington DC, aho yakoze nk'umupasiteri w'urubyiruko imyaka 11 yose. Muri iyo myaka ariko umugabo wa Joanna ntiyari umuyobozi w'urubyiruko gusa, ahubwo yakoze n'ibindi birimo no guhanga amashami mashya. Inkuru y'uko Madamu Joanna Coates yagizwe pasiteri yamenyekanye neza ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka wa 2024. Yamenyekanye ubwo iyi conference yabinyuzaga ku rukuta rwayo rwa Facebook ivuga ko yizihije ishyirwaho rya Pastor Joanna Coates ku rusengero rwa Belave kuri iyi Sabato. Pastor Joanna n'umugabo we Jose kuri ubu bose n'abapasiteri mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi muri diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika muri field ya Potomac. Uyu mugore akimara gutorwa yarabyishimiye cyane. Kuri we avuga ko ari umuhamagaro we. Akimara gutorwa yahise atanga ubundi butumwa buvuga ko ubu abantu bagiye gutangira kumunegura, bibaza impamvu umugore yagashatse kuba pasiteri. Nyamara yakomeje avuga ati, uyu munsi ishobora kuvuga ntashidikanya ko ndaho nifuzaga kuba kandi ndi gukora icyo Imana yampamagariye. Ati rero kubw'ibyo ntawe ushobora kumbwira ukundi. Nubwo ibi byakozwe, kenshi inteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadiventiste ku isi yari yaragiye yemeza ko umugore akwiriye gukora izindi nshingano zitandukanye mu itorero, ariko ko bitemewe ko yaba pasiteri muri iri torero. Kenshi yo hifashishwa amagambo ya Bibiliya herekanwa iby'iyi ngingo, bakoresha amagambo aboneka mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 11 ugakomeza. N'amagambo avuga ngo umugore yiga nituza aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agira ituza. Aya magambo yavuzwe n'Imana iyanyujije muri Paulo ngo ayahuguze umwana we mu kwizera witwaga Timoteyo. Ndagira ngo utinde ku murongo wa 12 ku nteruro ivuga ngo kuko nanga ko umugore ategeka umugabo. Benshi bavuga ko ubwo niba umugore yahawe kuba umupasiteri, ubwo yanahawe gutegeka abo mu rusengero rwe bose, harimo n'abagabo bose. Iyo rero ikaba imwe mu mpamvu amadini menshi adakunda kwemerera umugore kuba yaba pasiteri, kuba yaba papa, kuba yaba musenyeri n'abandi. Nyamara kimwe mu byatumye Joanna atorerwa kuba umupasiteri muri iri torero ni uburinganire. Benshi bemeza ko nanone uburinganire bwaje ari amagambo yatanzwe uburinganire butaraza, bityo rero n'umugore nawe akaba yemerewe kuba yaba umupasiteri muri iri torero. Nubwo ibi byakozwe, ntabwo byari byavuye mu nteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ahubwo conference y'ubwayo niyo yabyikoreye. Nyamara nubwo ariyo yabyikoreye, nanone abenshi mu bizera bibajije impamvu inteko nkuru rusange yabonye iki gikorwa cyabaye ariko ikicecekera, ntibuze icyo gikorwa, ntihagarika uwo mugore ku mirimo yatorewe. Benshi bategereje kuzumva icyo ubuyobozi bw'itorero buzavuga kuri iki gikorwa, kuko kibusanye n'amahame agenga itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Itorero ry'Abadiventiste
rigizwe n'amadiviziyo 13 ku isi yose, ariko diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika kenshi ikunda kuba ihanganye n'inteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadiventiste ku isi. Hakaba hari byinshi baba batemeranywaho, ndetse rimwe na rimwe bakabikora nk'abigenga batabanje kubimenyesha ubuyobozi bw'itorero hejuru. Harimo n'iki gikorwa kigayitse bakoze muri iri torero. Pastor John Coates, musaza we ndetse n'abamushyigikiye bahise batangira kwikoma abantu badashyigikiye iki gikorwa no kubima amatwi, kuko ngo icyambere ari umuhamagaro maze ibindi bikaza inyuma. Nibyo koko umuhamagaro ni ingenzi mu ruzabibu rw'umwami. Iyo umukozi akorera shebuja yumva yarahamagawe, arushaho gukorana umurava nk'umukozi ushimwa. Nyamara ariko kandi umuhamagaro nturuta itegeko ry'Imana. Niko Uwiteka avuga, ntibikwiriye gusimbuzwa na niko itorero rivuga, niko ubutegetsi bwa leta buvuga, niko umuntu runaka avuga, cyangwa niko iterambere rivuga. Uko niko Abadiventiste bizera. Uko ijambo ry'Imana ryahoze niko riri kandi niko rizahora, kuko ari Imana idahinduka. Wakoze kubana natwe muri kiganiro, wakoze kubana natwe muri iyi nkuru y'ahandi. Wari kumwe na Jacques Lameke kandi akwifurije amahoro. Gira ibihe byiza. RWANDA SDA HYMNS.